kampeni batateguye babyisanze oya batowe itariki 30 kuri 6 bafite match aracyakoropa aha z'ukwezi kwa Urumva? yego icyo bivuze ni iki ariko na Olivier nuko byatangiye ndabyibuka gitorwa twari dufite match muri Cote d'Ivoire nyine nibyo yamara ngira ngo umutoza baramusanze zireme barayisanze itangira n'imikino y'ikipe y'igihugu icyagaragaye nta kindi jye mu busesenguzi bwanjye hazaga minisitiri ariko akaba adafite imbaraga zishyiraho perezida wa Ferwafa ugasanga inzira ye n'inzira yazanye perezida zirahabanye urumva niba inzira zihabanye zuzana perezida wa Ferwafa zigahabana na minisitiri ubwo se urumva imikorere yashoboka gute ubwo minisitiri we araza gupushinga yishyiraho SG kuko cyabaye rero urede perezida warahari icyabaye kuri iyi nshuro kinatuma mfite icyizere minisitiri wa siporo 100% yishyiriyeho perezida wa federasiyo na komite ye 100% yiteguye kubabaza umusaruro biteguye kumubaza ibyo bakeneye nibibananira iyi mikoranire igomba kuba soft umunyamabanga baramunegosiye bigoranye barabifatanya Boni Mugabe bamukura muri FIFA agomba gutangira akazi mu kwezi kwa 11 nk'umunyamabanga ubu yamaze gusezera yarababwiye ati iyo Ferwafa ndayisobanukiwe aho ntabwo ari uwabatambitswe oya baramunegosiye bihagije kandi yabijeje ko ibibazo bya Ferwafa abizi yayimazemo igihe yaba akiri umunyamakuru muri The New Times yaba akiri umukozi wa Ferwafa kuko yeguye ajya kwiga ejo bundi ku gihe cya Sekamana ni umuntu uzi umupira wo mu Rwanda ni umuntu usobanukiwe ni umuntu uzahuza na Fabrice ahubwo ibintu byose barabango hari byo wiruka nkaho akabaho keretse nahinduka akabaho nibikwizanira mu gihe kitari mu gihe kindi bona umwanya w'umunyamabanga yawushatse ku bwa De Gaulle De Gaulle amaze kujyaho ati nagiriye inama yo gushyiraho Olivier Bamukura nta makuru narinze kuko nari muri kampo ya De Gaulle De Gaulle yabinyibwiriye yewe twicaranye ati nasabwe gushyiraho uzaba SG wanjye ni Boni Mugabe umunyamakuru cyane yarabimbwiye De Gaulle yewe none uzana kumubaza ise byagenze bite ati nagiriye inama yo gushyiraho Olivier Bamukura wakomeza ubwo umunyamanga umuhatirano twabyita ngo iki kuko si bya bindi munyantwara araje ahawe kamarade abamuzi ntibabanye kumubwira ngo hagati ya kamarade na munyentwari ninde wazanye undi nge nakubwira ko kamarade rero wazanye munyentwari kamarade niwe warukuriye niwe watoresheje munyentwari yisigiramo uburenganzira bwo kuba SG aramuyoboreramo ibintu byose araduruvanga munyentwari ntiyazanye kamarade yazanye munyentwari ibaze SG wizaniye perezida wa Ferwafa nawe byibaze niba perezida wa Ferwafa asaba uvugiza ati mwankorere ubuvugizi muri ministeri rwose mwambabariye ariko nanjye abanyamahanga bashaka mwankorere ubuvugizi ministeri ariko ntawamenya wenda ibyo yavugaga byabaga bitari nabyo birashoboka ko ari raporo yahabwaga na kamarade none se kuki Shema aje abanyamahanga bakaba 8 aravuga rumwe na minister bafite intego imwe none munyantwari se byamunanije mimoza byamunanije kikongera abanyamahanga n'urugero nyine uwazanye munyentwari niba ikibazo ari ministeri kuko gisingize Karenzi gesi nemera ko ikibazo cy'abanyamahanga ari cya ministeri munyentwari yarakwiye kuba perezida wa Ferwafa mu cyubero umugomba n'umuntu wayoboye mu nzego z'ibanze fata nk'umunyepolitike ukomeye umunyepolitike ukomeye Alphonse Munyentwari yarakwiye kuba perezida wa federasiyo mu bantu bose dufite bashoboka reka Fabrice ntabwo avutse ejo yariho mu bantu bose dufite bashoboka bwana Alphonse Munyentwari mu cyubero tumugomba yarakwiye kuba perezida wa federasiyo ntabwo yarabikwiye none se ubwo urajya kubaza yaraje bakajya muhuza n'umupira bati akiri meya w'akarere akiri meya wa Nyamagabe atamagaje icyo gihe yarakinaga ubwo nuko bamuhuzaga n'umupira ati yageraga mu cyiciro cya mbere uzi ko Munyentwari muri polisi cyumweru kimwe uzi ko mwaganiraga Munyentwari mwaraganiraga nawe ubwe ni perezida wa federasiyo ariko mu biganiro byawe nawe ukumva ko nta cyemezo afata
ameze nkaho nawe ibyo umubwira nubwo ari byiza hari aho azabisaba. yari ahantu hatarahanyaho. si we perezida mu by'amategeko ubundi no mu gufata inshinga no gufata imyanzuro ntabwo ari we perezida kuko yarazanywe. ariko umupira ashobora gowe. Umuntu ukamwemerera rero akahaba akaza agakora imyaka ikarangira manda ikarangira Amavubi agakomeza kuba yayandi. rero igihari ni kimwe Karenzi ubwo wakomeza uvuga uti turifuza perezida Ferwafa na minisitiri bari kumwe cyane. ikinaniye perezida yagituma minisitiri yamubwira cyane. minisitiri yitabira cabinet umukuru w'igihugu ibi n'ibi yitabira cabinet kandi barahuje cabinet bagira ngo ni kabiri mu kwezi ni yego buri byumweru bibiri rwose barahura. ibyo aribyo byose umukuru w'igihugu biroroshye kumugezaho icyifuzo. anamusabye na ndebe isanzwe cyane bibaye ngo byihutirwa. erega munibuka minisitiri nawe ni nk'umwana w'ibwami cyane. minisitiri burya ahamagara na perezida. umwana wabanje kuba muri perezidansi. minisitiri ahamagara na perezida. minisitiri wa siporo yakoze mu biro bya perezida. urumva azi inzira atari hashya. ni umwana mu rugo cyane. bivuze ngo icyananira shema yakibwira neri hakiri kare cyane. tubwira umukuru w'igihugu nk'ibi Lorenzo yavugaga ati hari imizi baranduye imizi irasigara. hari ikibazo kirimo kunaniza mu mupira kirimo umwijima kitagaragara. afite ubushake. cyo nza Fabrice nizere ko atazatinya kuvuga amazina ngo ayasite uko ari. uko tuvugira kuri radio ntabwo ariko Fabrice akwiye kuvuga aganira na minisitiri. abakwiye kuba bavuga amazina baganira ibintu bifatika byanya. umupira wacu ni iki ABCD. noneho dusabire gukemura iki kibazo. si nko kuzimya buje cyane ni nko guhombya. ku Mavubi rero ngira ngo urebye ni n'ibyo turi buvuge ntabwo se turajya muri detail. Intsinzwe ntabwo tworohereje Afurika y'Epfo mu buryo bwose bushoboka iradutsinda. mu butasibwe mu mikinire twarayorohereje. imbere ntacyo twakoraga inyuma ntacyo twakoraga. amakuru tuvuga hari ex yawe nasomye abanzi banjye bategereje kureba ibyo nandika ariko ngo ndaza guceceka abangira amajanja bari bazi ngo ngiye guhita nirekura yego byagenze gutya bya kosha ngo ndaza guceceka wansekeje ari hano bari bategereje icyo nandika ngo batangire banyurire cy'amarangamutima. ntacyo nanditse mwarayibonaga mufite amaso. match ntabwo yabereye mu bwiru yabereye na televiziyo Rwanda yawerekanye. Karenzi mu mboni yatuguye mbere y'igihe ko ahubwo Karenzi ntabwo twumvise icyo yashaka kuvuga ngo tukijyanye nyine yavugaga ngo iraza kuba yoroshye tukavuga ngo Afurika y'Epfo ishaka itike of course yatsinda. nanjye numva ko itayibura ariko bigoranye wenda bigoranye ni kimwe ku bushaka gutsinda. Afurika y'Epfo yagombaga gutsinda kandi igatsinda ibitego ishaka umubare ishaka rwose kuko twavuga ejo ngo irasabwa 3. siko bimeze. Afurika y'Epfo ntabwo ari Nigeria yatsinze Benin 4 kandi Benin nayo ishaka kujya mu kisi. ni abantu babiri bashaka ikisi bombi. umwe twebwe ntaho turi bugi. Afurika y'Epfo kugira ngo ikomeze niba Benin yatsinze irasaba 3. yabibonye. ese ikibazo nibyo Fiacre turabona amakosa mu izamu ariko se bamugeragaho banyuze. umunsi niwe wenyine ugira ngo iriya kipe yabaye nk'umureti ariko zikubona umuzamu. iriya kipe yabaye nka zingaro. nubwo mwe twakwinjizwa ibitego 3 muri iyi kampeni. yarabidutsinze ariko muri kampeni igikombe cy'isi. Highlights se nizemewe. Sports sinuza sizamuhiye none se izo baduhereho strike ntabwo zari zafashwe ntabwo zari zafatiwe ku kibuga kuko baba ngo izi ni iziyi kuko yari telefone yari telefone yari ka match icuruje yose icyo ufata cyose ziriho n'ubundi nshakira igitego cya gatatu. umuzamu ntabwo twihuta kubera ko cana ari nshya reka tukanyoroshemo twihuta cyane wenda biraza ko zimaze mu mwanya ariko igitego cya mbere simaze n'umwanya rwose. urebe igitego cya mbere bamutsinze ahagaze. igitego cya kabiri nabonye ariko giteye isoni cyane kurusha icya gatatu. icya kabiri rero abadefenseri bamuretse atera hashaka. icya gatatu we none yagize akira no mwizamu neza. icya gatatu umupira uvuye ku ikombe twabaye amenye y'abasore. banze igitego cya mbere baraciye nk'abacenga ibiti mubanze twabaye icyo bita reba abadefenseri b'u Rwanda bahari hagarika ni mubare Abanyafurika y'Epfo n'Abanyarwanda bose bari mu rubuga ni abakinnyi 9 dufitemo abakinnyi 9 mu rubuga. Abafurika y'Epfo ni bangahe? biteganyije ko muhaguruka ryari aho ngaho Johannesburg muza
biteganyije ko duhaguruka 10:15 za hano, ariko turi no ku masaha amwe n'ayi Kigali. Nibyo. Hari umuntu wari wandiye akara ko muri delegation ihagurutse, ntabwo tugutindana, ihagurutse mutari kumwe n'umutoza mukuru wa Dela Murushi, nibyo? Yego, ntabwo turi kumwe n'umutoza mukuru wa Dela Murushi. Yasigaye kuri hoteli. Byanatunguranye rwose, byabonye ko byatunguranye cyane. Gusigara. Yabwiye abakinnyi se ko asigaye akora iki? Nta bisobanuro bundi yatanze, gusa yamenyesheje ubuyobozi ko asigaye kagiye mu biruhuko. Agiye mu biruhuko. Ajya asigara iyo match zirangiye zo hanze, kenshi arasigara. Niko abasanzwe bajyana n'ikipe y'igihugu bavuga. Umwuka umeze ute mu bakinnyi? Ntababwira abandi bati nimwe mwadusoje, abandi bati bimeze bite? Babyakiriye bati intsinzi bayakiriye? Intsinzi birumva ntiyakirwa neza, birumvikana ko baba batsinzwe. Ariko nyine ubona ko nyine nta morale abakinnyi bafite. Mu matama baravuga iki? Iyo ubashije kubegera urumva bihunze ari itangazamakuru, kuko barabizi ko imirire ari myinshi cyane. Nkawe by'umwihariko biragoye gushyiramo ikiganiro rwose ukahita wahambura bamwe. Mu kanya nubwo harimo Buraga Fiacre aravuga ati exe bari kuvuga Abanigeria bari kugushimira cyane. Fiacre Abanigeria bagomba kuba bari bumufate neza. Ariko n'ahantu rwose turi guhagarara rwose bari kuvuga ati u Rwanda ni igihugu cyiza cyane, byafashije abanyafurika y'epfo rwose muri abacu koroshya make rwose. Ubona ko abaturage hano babishimiye cyane aho bari gukandagira hose. Ariko kamwe urumva twe nk'abanyarwanda ntabwo tuba twishimye, ariko abaturage ba hano bo rwose barishimye cyane. Birumvikana rwose. Wowe se Mutasi ndakumva neza. Ukunda kuvuga ko ibyo udafitemo akaboko utajya ubijyamo. Uratangiye. Umuntu wagiye mbere y'icyumweru rero uko abandi bagera n'abaciye Kigali ntuyirebe. Natwe Abanyarwanda muraduhaho. Hari abavuga ko rwose nawe za modoka yifotorezaga hejuru ngo warahuye n'abantu. Hari akaboko kawe karimo ngo wakize noneho amakamyo uragura i Nyarugenge, ibintu birakomeye. Imicanga ngo bari kuyipakira. Imicanga, imodoka za transport, Rikari transport, ibintu birakomeye cyane. Ndarengana ko nakira se. Abakinnyi niba bayabonye. Ejo rwose ikipe y'igihugu yagize match mbi cyane, ntabwo ari n'ibintu wenda twana kwishimira. Nawe ubwabo rwose urabona ko nta morale, nta barigaya ko ntiwamenya. Nagerageje kuganira na ba Muhire Keve ba Fiacre match irangiye, baravuga natwe tuzi ibyatubayeho, ariko ikubise icyumvirizo nko mu buyobozi, abakinnyi baba bakoresheje inama baravuga ko ikibazo ari umutoza akavuga ko ikibazo ari abakinnyi nawe badashoboye. Ubwo ni amakuru aba ari inside, ni bikwiriye kurebwaho. Perezida wa federasiyo twagerageje kumuvugisha, ariko bitari kuri kamera. Yego, ubona ko nawe rwose atishimiye resulta z'Amavubi. Ubona ko rwose iyo ureba no mu maso ye ubona ko hari impinduka zishobora kuba ziteguye gukorwa vuba cyane. Urugendo rwiza Mutasi, ibindi uzabitubwira. Muragenda ryari tubwire gahunda ukigeza. Saa mbiri z'ijoro ndatekereza ko mfite umwanya uhagije wo kuruhuka. Ejo tuzaba turi kumwe mu rukiko. Ufite umwanya wo kuryama cyane. Ejo saa 4 uzaba uhari. Ejo saa 4 nzaba mpari. Wowe nugera i Kigali uhita ujya mu rugo uryame nyamuneka. Turabanza duhuruma ibintu byanjye. Urishura se nko kwera ari mu cyaro. Turabanza duhuruma ibintu byanjye ubundi ujye kuryama. Ngo uraryama utageze Velvet. Ngo arabifite rero. Sawa. Mutasi. Ubu ni Mutasi kabisa. Saa 2 z'ijoro baraza kuba bageze hano mu Rwanda. Special envoy wa SKFM. Ejo aratanga yatubiye ko ari metero 300 kuva Johannesburg ujya he? Mbombera ira ntara barimo Pumalanga. Tina masahane. Nicyo kiza cy'imihanda muri bisi. Buri hari kuna abantu bibeshya ngo ni kuva hano i Kigali ugira Rubavu. Kuva hano i Kigali ugira Rubavu.
ariko ibirometero n'ibice nanone bya Rubavu ugeranye n'ibyo birometero barakora byinshi ariko Amavubi akeneye sajari yindi ya hati sajari umugani wa Rafrangnick akeneye reka nkubwire nijoro narebye match ya Nigeria igice cya mbere kirangiye umudefanseri witwa Kevin Bassey yashatse kurwana n'umuntu bita Stanley Nwabali umuzamu Osimhen na Trust Ekong nibo baje bajya hagati barabafata barabakiza bajya muri vestiaire babakiza kubera iki ishyaka worosha kudutsindisha match ya mbere yari abatsindishije match ya Lesotho batsinze kimwe y'u Rwanda na match y'u Rwanda yakoze amakosa menshi abanyarigeria barababara kuri yakoroganaga ba Claude na Banshuti nawe byarababaje cyane abanyarigeria bavuga ati Imana azatugeza bari barwanye ubona ko ni abantu bafite ishyaka bazi ibyo barimo bakinira ariko abaje twabonye ibitego bya Fiacre urigeze ubona kapitene amwegera amazi ati wowe uri mu biki yari yiturije yemereye nkaho nyine ati it is well with my soul sinigeze mbona kapitene Jihadi yegera Fiacre ku gitego cya mbere amazi ati ibintu bimo nibiki wakoze tugatsinda manzi Ange dukeneye kubona mushwana na Fiacre ajye no kuri iyo pressure kandi baho umwanya ushota mu izamu ariko se ari wabaye umwanya no batanzuye umugani w'akazungu nibo bari kumuhinzira tutari kumwe ujya gutera bamuhinzira ngo atere kazungu ibintu byose bivuga muri afirmative barangiza bata ku muzamu cyangwa kazungu ibintu byose bivuga muri mode affirmative yemeza cyangwa murashaka umuzamu babwira ati none se muramindutse icyo mushaka icyo bashwanira gusa nicyo gihe cyakoze nk'ibyo bwe ikuramo bari gushwana nkaho uri mu biki atakanyenyeri bimeze bite urabona abantu baracenga nk'ibiti bihagaze ntabwo bishoboka kuko tubizi mu bakinnyi basanzwe gucenga byoroshye umukinnyi amuhaye pasi ateye mu izamu igitego ubusanzwe tunanirwa ibindi ariko kudefanda nicyo kintu na za Senegal yadutsinze igitego ku munota 90 ku Nigeria abanyarigeria bari baza ngo u Rwanda tuzi n'uburyo bwo iriya kipe ya South Africa yari abakinnyi batanu ba Orlando Pirates batanu ba Mamelodi Sundowns batandatu barya batanu n'ijana ku ijana bakina mu rugo erega Wayne Foster ntiyari ari mukina muri bandi ntabwo yarahari yaravunitse nari nkibagiwe ngo esaho ibyo twubatseho imyaka n'imyaka ngo udafite abakinnyi bakina i Burayi ngo ntibakwikarifiya Afrika y'Epfo ya mbere mu itsinda gira shampiyona ikomeye nicyo kintu ikomeye ku buryo yarusha abanjere bakina se kuvuga gira shampiyona ikomeye mu gihugu nawe byibaze nyine Afrika y'Epfo ni iya mbere kuri Nigeria fata babase aho bakina ba Lukman aho bakina amugani hari ibisubatseho byasenyutse bya kera twibeshyaho Nigeria y'aho bakini ni yabaho koca bakera na bakano bamanuka bavuye Burayi bagatsinda ubonetse wese ariko iyi Nigeria abakini ho bakina shampiyona bakina mu Zambia i Burayi 5 Nigeria ntiburamo abakini ariko Afrika y'Epfo ikinisha abakini ejo bikarifiye 100% bakina mu rugo babaye abambere kuri Nigeria wabisobanura bagiye mu gikombe cy'isi bagiye mu cy'isi direct ibitego bitatu byatsinzwe n'abakinnyi ba Orlando Pirates bitatu byose icya mbere icya kabiri icya gatatu Orlando Pirates duhindura ingingo ivubi ryari iryo ivubi ni iryo reka mu kanya twinjire tuzabajyanira buke z'indabyo i Kanombe ejo mutasazaduha turabajyanira buke z'indabyo i Kanombe saa 2 tujye kubakira tubahe buke z'indabyo i Kanombe turajya kubakira abafana muze tujye kwakira amavubi ejo rikarazaduha z'ubutasi n'abacu iz'ubutasi mu mboni z'icyo yabonye ariko n'abacu ntacyo kintu twabikora